ku bantu mukunda agasobanuye k'ubwenge. Uyu munsi noneho nagiyeyo nakabazaniye. Dutangiriye hano hari umugore uri kwirukanka. Uyu mugore ari kwirukanka atwite kandi uri kubona yuko akuriwe. Noneho igitangaje, umugabo we David niwe uri kumwirukankaho. Uyu mugabo ari kwirukanka akoresheje moto kandi uyu mugore we ari kwirukanka akoresheje amaguru. Wibuke yuko atwite. Uyu mugabo nta mpuhwe agiraga. Nyagasani ukurikira filime witonze. Uyu mugore bamwita Esther. Esther yarirukanse agira aho birangiriye. Yageze hano igise gitangira kuza. Nyagasani niba yarageze igihe cyo kubyara ntago mbizi. Atangira kuvuga ati Nyagasani, ati wambabari ukandenza iki gikombe. Ukurikira filime witonze. Uyu mugore Esther yarari kubabara cyane, inda yari iri kumurya. Noneho bitewe n'ukuntu yirukanse cyane byakomeje kuba karusho. Ukurikire filime witonze urebe ukuntu abantu bahura n'ibibazo bihoreye. Uyu mugore yarageze igihe cyo kubyara, yarari gutaka cyane, gusa umugabo we David ibyo ntiyarabyitayeho. Ukurikire filime witonze. David yaraje aparika moto hano, aravuga ati ntago yabarenza aha. Ubwo ngubwo Esther yamwumva agahita apfuka umunwa, gusa ntago bikwiyeho yuko yarari kubabara. Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Nyagasani ubugome buragwira. Barakwereka David yaje ari kureba hano, ari kuvuga ati ntago wabura aha ngaha. Ati igaragaze maze nkwereke ukuntu ndahita nguhombanya. Ati garagaze maze nkwereke ibintu ngiye kugukorera. Ati kuko ninza kugufata utigaragaje kare biraza kuba bibi. Ubwo uyu mugore Esther yarari kubabara ariko akihagararaho agafunga umunwa kugira ngo uyu mugabo David ataza kumwumva maze akamugirira nabi. Barakwereka David yumvise uyu mugore atabaje kwihangana, hari aho byageze biranga, maze uyu mugore Esther avuga cyane. Gusa uyu mugabo we yaje ari kumwegera ngo areba ahantu aherereye. Kurikire filime witonze. Yarebeye hano aravuga ati ntawe uhari. Nyagasani ubwo ako kanya kuri telefone baramuhamagaye, arangira aravuga ati dore ni padiri uri kumpamagara, ari kumbwira ngo ntatinze. Ukurikire filime. Maze uyu mugabo David arangira aravuga ati padiri, ati munyihanganire gatoya, ati mu minota mike ndaje mpagere. Uyu mugore Esther nawe yari yakomeje gufunga umunwa. Nyagasani yari yakomeje kwihagararaho, gusa ntibikuyeho ko yari ari kubabara cyane kuko buriya inda ziraryana. Nyagasani ukurikira filime witonze. Gusa yababara akihagararaho kuko nawe ubwo yari ariho ntigwari rumworoheye. Yari afite gahunda yo kwihisha kubera ko uyu mugabo we David yaramumereye nabi. Uyu mugabo David yakomeje kuvugira kuri telefone ari kubwira padiri ati hari utuntu twankereje, atari ko mu minota mikeya ndibuze kuba mpageze. Uyu mugabo arangije arababara kubera ko yarabuze uyu mugore Esther. Ukurikire filime. Gusa yageze aho ahita asubira kuri moto kubera ko bari kumuhamagara. Ubwo yakije moto uyu mugabo arangije aragenda. Ubwo Esther nawe yararokotse kubera ko uyu mugabo bari bamwakuye bihuse. Uyu mugabo yaragiye, Esther nawe asigara hano, asigara ahanganye n'ubw'umwana we ugiye kuvuka. Ukurikire filime witonze. Ubwo yaragiye David, Esther aza kumenya ko agiye, arangije aza kwirekura. Uyu mugore yarageze igihe cyo kubyara. Nyagasani gusa umugabo we ntago yaramwitayeho, nta n'ikintu na kimwe yaje kumufasha. Ubwo Esther atangira gusenga iyo mu ijuru, atangira kuvuga ati Nyagasani, ati wamfashije irya none, ati wamfashije ukandenza iki gikombe cy'igicucu cy'igikombe ko ndibuze kugushima. Barakwereka ntibwatinze Esther yaje kubyara. Nyagasani arangije anabyara n'akana, uri kubona ko ari akana kanini cyane. Ukurikire. Akana kavutse kameze neza nubwo kari kavukiye mu bibazo. Esther aravuga ati Nyagasani, ati Mana urakoze, ati nubwo mbabaye atari kuransubije. Ukurikire filime witonze. Esther nta gundi mwenda na gumwe yari afite kubera ko yari yavuye mu rugo ari kwirukanswa n'umugabo we. Ukurikire. Ibyo byarabaye.
Ukwereka ntibwatinze hari undi mugore wari uri kugenda atwaye imodoka. Buriya hari abagore baba bari mu bisubizo abandi bari kurira. Uyu mugore ari kuvuga ati nyagasani, ati uyu munsi ati ngomba kubona umugabo, ati uyu munsi nibwo ndarara mbonye umugabo, ati buriya ibirori byanjye ndakeka biri buze kuba bimeze neza. Uyu mugore yaragiye kwa padiri agiye gusezerana. Barakwereka uyu mukobwa Esther nawe yaje afite umwana ndetse yamuteruye mu makoma kubera ko nta gundi mwenda yari afite wo kuba yamupfunyikamo. Barakwereka yabonye uyu mukobwa ugiye gusezerana nako uyu mugore niba ari umugore ntago tubizi. Icyo tuzi cyo nuko agiye gusezerana aza ari kwiruka asatira imodoka ye. Ukurikire ibyo bintu ubizirikane. Uyu mugore agiye kwa padiri ndetse na wa mugabo David nawe niyo yagiye. Ibi bintu neza biri kugenda bihurirana. Nukurikirana filime neza witonze uraza kugenda usobanukirwamo gake gake. Wibutse gukanda subscribe niba ari n'ubwa mbere wagera ku uyu muyoboro, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi ndetse mukajya muryoherwa n'udusobanuye ngiye kujya mbagezaho buri munsi umunsi ku wundi. Ukurikire iyi filime witonze. Uyu mukobwa Esther yashize uno mwana mu modoka arangije aravuga ati mwana wanjye, ati ndagukunda, ati Imana nibishaka tuzongera tubonane. Ubwo arangije amusiga hano mu modoka. Ukurikire filime witonze. Arangije ava mu iyi modoka kugira ngo uyu muntu ufite iyi modoka ayikomezanye kandi uyu muntu yaragiye gusezerana. Sinzi hano biri buze guhurira. Ukurikire filime witonze. Barakwereka ntibwatinze nyagasani, uyu nguyu yageze hano ava mu modoka ari kuvuga ati igihe ni iki ngiki, ngo nanjye ngira umugabo, ngo nanjye mbe umugore nk'abandi bose. Aravuga ati kandi ndakeka yuko umugabo wanjye David ari buze kubikunda, ati kuko nambaye neza cyane nyagasani. David yari afite n'ahandi hantu agiye gusezerana. Ubwo ako kanya yagiye kumva yumva uruhinja ruri kurira. Aravuga ati umwana, ati ubwo yaba ari kuririra he? Yumvise neza yumva ari kuririra mu modoka ye. Ageze gutya arebye neza abona hari kuriramo umwana mutoya w'uruhinja uri mu makoma. Aravuga ati nyagasani, ati ibi ni ibiki? Ati uyu mwana yaba yagezemo gute? Ukurikirane filime witonze. Ubwo yaje kureba uburyo uyu mwana yageze mu modoka. Barakwereka uyu mukobwa yari yigirira n'umutima mwiza disi. Yaraje aterura akana kari kurira. Uri kubona ko nta n'ugundi mwenda kari gafite. Nimbeho yonyine yakagirira nabi. Ubwo uyu mugeni yaje gutora akana. Aravuga ati yo, ati nyagasani, ati mbega ukuntu ari n'akana keza. Ukurikira filime witonze. Uyu mugore yaje kugatabara nyagasani. Yaraje aravuga ati wakana we, ati ndi gute wageze mu iyi modoka, ati kandi ndi kubona ari nabwo wavuka. Ati uyu muntu waje kuguta mu iyi modoka agira ubwenge, atari ko buriya wanasanga ari umuntu utamerewe neza. Barakwereka ako kanya mushiki w'umugabo we yarahageze. Arahigera amubwira ati ni gute ufite umwana, ati ibi bintu biratangaje. Ukurikire filime. Arangije aramubaza ati ni wowe ubyaye? Maze uyu mugeni aravuga ati oya, ati uyu mwana ndamutoraguye. Ubwo uyu mugore yatangiye kumutoteza. Aravuga ati reka nje kubivuga ko mbonye ufite umwana, ati reka nje kubivuga ko mbonye wabyaye, ati ubukwe bwawe burahita bupfa. Barakwereka uyu mugeni yaravuze ati abantu babigusa, ati nkubwiye ko ntabyaye, ati uyu mwana nkubwiye ko namutoraguye, ati si none ibi nabyo bigiye kuba ikibazo, ati uyu mwana ntago namusiga ahubwo ngiye kumutwara bibe uko biraba, ntibishaka bigenda uko biragenda. Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Uyu mugeni arangije aravuga ati sibu none, ati ubu nakora iki? Ati uyu mwana nawe ntago namusiga, ati n'ubundi nta kintu naba nkoze, ati ahubwo reka manze mutware mujyane mu rugo nje kubanza namwambika imyenda, ati nishake mbanze nkerewe. Ukurikire filime witonze. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye nyagasani. Barakwereka
uyu mugore yashize umwana mu modoka arengeje agenda ari kuvuga ati ibi ngibi bibaye ni ibiki, ati kandi nanone ubukwe bwanjye bugiye gupfa. Barakwereka Esiteri yari ari hano ari kurira, ahantu yari yicaye ari kurira niho n'uyu mugore yari ari kunyuramo, uyu mugeni. Esiteri ari kuvuga ati umwana wanjye. Barakwereka uyu mugore nawe yagiye ari kuvuga ati mbega akana keza. Ubwo yari yarangije kugatera ku cyangwe, yari yarangije kukambika, arangije ageze hano abona Esiteri ahantu yari yicaye ndetse anigunze afite n'agahinda kenshi, nk'umuntu wese uzi gutekereza yahise abona ko uyu ari we mama w'uyu mwana. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugeni nta kindi kintu yakoze, yavuye mu modoka atya aza yegera ahantu uyu mukobwa Esiteri yari ari. Esiteri mu gahinda kenshi. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mugeni arengera avuga ati mubyeyi, ati ndi kubona yuko ntoraguye uru ruhinja, ati kandi ndi kubona yuko ari wowe warubyaye. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore Esiteri kubera ibibazo byose yari afite yaravuze ati uwo mwana mujane, ati ntago ari njye wamubyaye, ati njye uri kubona nabyaye. Yatangiye kumwihakana gusa si uko yari amwanze. Maze uyu mugeni aramubwira ati ndi kubibona neza cyane, ati ni wowe wamubyaye, ati mufate, ati ntugire ikibazo. Maze uyu mugore Esiteri aramubwira ati ntago ari njye wamubyaye, ati ni ukuri kw'Imana, ati uwo mwana mujyane ntago ari uwanjye, ntago muzi. Maze uyu mugeni aramubwira ati wigira ikibazo, ati ndagufasha aho nyine, ngufashanye n'umwana wawe nyagasani. Ukurikire. Maze uyu mukobwa Esiteri ubwo niwe mvuga aramubwira ati uyu mwana, ati ni uwanjye, ati gusa ntago ari uko namutaye mwanze, ati ahubwo ni uko nabuze ukuntu nagira. Maze barakwereka uyu mugore nako uyu mugeni aramubwira ati genda uje mu modoka tugende, ndagufasha ndetse nkurikije n'ibibazo wagize, ndagufasha n'umwana wawe, ati ntuza kugira ikibazo, ikintu cyose uzakenera ndetse ikintu cyose uri bukenere ndaza kugufasha. Ibyo byarabaye. Ukurikirane filime witonze. Barakwereka uyu mugore yari umugira neza, yamuzanye mu rugo ndetse uyu mukobwa Esiteri afite n'umwana we, yongeye afata umwana we, arangije abwira uyu mugeni ati ibintu byambayeho, ati ni ibintu bidasanzwe. Uyu mugeni disi yanamufashije atitaye yuko yari agiye no mu bukwe, yari afite n'ubukwe agiye gusezerana. Arangije aramubwira ati ntugire ikibazo nzagufasha nyagasani. Uyu mukobwa atangira kumubwira ati ibintu byambayeho biteye ukwemera. Maze uyu mugore aramubwira ati ibibazo byose waba wagize, ati wihangane, ati kandi bibaho. Aramubwira ati rero, ati byari byagenze bite? Maze uyu mukobwa Esiteri aramubwira ati ukuntu byagenze ni agahomamunwa, ati umugabo wanjye, ati ni umuntu mubi. Ukurikire filime witonze. Ese ibi bintu byaje kugenda gute kugira ngo uyu mugore abe ari kwirukanka mu bisagara n'uriya mugabo we? Ukurikire filime uraza gusobanukirwa. Ubwo uyu mugore yatangiye kuvuga ati nararushe, ati narakubiswe bya hatari. Barakwereka reka bagusubize inyuma gatoya. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo David yaje mu rugo ari kuvugira kuri fone, yari ari mu rugo nako ari kuvugira kuri fone. Ageze hano aravuga ati buretse ndaza kukuvugisha. Maze arangije aravuga ati Mana yakoze, sinzi iki ibyishimo yari afite ibyishimo byinshi. Ukurikire filime witonze. Ubwo barakwereka umugore we Esiteri nawe yari ahageze. Ubwo uyu mugabo akibona umugore we yahise yijima, ahita arakara, bigaragara yuko nyine yari arakaye. Ubwo uyu mugore arangije aramubaza ati se none mugabo wanjye, ati ko numvise wishimye, ati nakugeraho ugahita urakara. Uyu mugabo arangije aramubwira ati ntago nari nishimye kubera wowe, ati rero, ati nta nubwo ushinzwe kumenya n'ikimbabaje. Barakwereka uyu mugore we yahise akurayo agatesite arakamwereka, aramubwira ati ndatwite. Uyu mugabo akarebye aravuga ati yo, ati nyagasani,
ati Mana ishimwe, ati nizere ko uzambyarira agahungu, ukurikire filime witonze. Yesu abwira umugore ati nizere ko uzambyarira agahungu. Umugore we nta no gushidikanya arabyemera, aravuga ati nta kibazo, ati ndatwite. Uyu mugabo atangira gupanga proje y'ibyo azakorera umwana we. Atangira kuvuga ati umwana wanjye, ati nazera umuhungu, ati nzamufata neza, ati nzaba nibyaye. Ati ubwo rero, ati utazambwira ngo wabyara umukobwa. Gusa uyu mugore Esiteri ntabwo yari kubyakira neza, yari kumva umugabo we ashishikajwe no kubona atwise umuhungu, kandi nta muntu uba wikoreramo. Ukurikire. Maze uyu mugabo arangije aramubwira ati rero, kubw'iyo mpamvu nubyara umukobwa ufite iyo uzamujana. Uyu mugabo yari kubivuga akumva birasekeje, gusa birababaje. Barakwereka umugore ntibwatinze yagize inda nkuru, arangije aja kwicisha mu cyuma. Barakwereka uyu mugore yarababaye, ntabwo yabonye igisubizo cyiza. Bamubwiye ko azabyara umukobwa. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore byaramurenze, yarababaye cyane. Ukurikire filime. Ubwo uyu mugabo yaratashe avuye mu kazi ndetse ananiwe. Uyu mugore yahise ahisha ka gapapuro, ntabwo yaje kukamwereka kubera ko yari azi ko ibyamubaho, nawe yari abizi. Barakwereka yahise abwira umugabo ati ni karibu umugabo mu rugo mutware, ati uyu munsi wawe wakubereye mwiza. Aka gakobwa kabaga kanari no kwimwenyurira, kari no guseka. Maze uyu mugabo ahita amusubiza nabi, aramubwira ati ntabwo ushinzwe kumenya uko niriwe. Maze uyu mugore araje aramubwira ati si none, ati sura umutware wanjye, ati wenda nubwo waba utankunda, atariko ibyo urabyemera. Ati ubwo rero, ati njyewe nta cyambuza kumenya uko wiriwe. Uyu mugabo aravuga ati ati nta kibazo, ati ngaho shishikara, atubimenye. Uyu mugore, umugabo we yamubwiraga nabi, bisa nkaho atanamukundaga. Umugabo yahise yiciraho anaramureka. Nyagasani, inshako mbi ziragwira. Uyu mugore yarababaye. Uyu mugore Esther yari yarashatse nabi, ku byo nawe biri kukugaragarira. Maze uyu mugore arangira avuga ati Mana, ati kuki wampaye urugo nk'uru nguru, ati kuki wampaye umugabo nk'uyu nguyu, uhora untoteza ambwira nabi. Ati ese naza kumenya ko nzabyara umukobwa, ati bizagenda bite? Nyagasani, uyu mugore yarababaye, gusa nta wikoreramo. Mw'abantu mwe mujye mumenya ko nta wikoreramo. Barakwereka uyu mugore yarageze n'igihe cyo kubyara. Umugabo we barakwereka yari kuzinga agasuti, ari kwambara agakaruvati. Uyu mugore ari kuzinga utwenda tw'umwana. Maze umugabo aza hano ari kumubwira ati umenye ko ntarajana nawe ku bitaro, ati koko hari ahantu njewe ngiye. Ukurikire filime. Ubwo aribwo uriya munsi uyu mugore aribwo uyu munsi uyu mugore yabyayeho. Uyu mugabo atangira kumubwira ati hari ahantu ngiye, ati hari inama ngiyemo, ati ahubwo wowe itegure vuba ugende. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo agumya kwitegura, maze aje kureba hano mu kabati. Uyu mugore aramubuza. Uyu mugabo arangije ababonye rwa rupapuro uyu mugore yari yajanye ku bitaro. Ukurikire filime witonze. Maze arebye ababonye uyu mugore atwita umwana w'umukobwa. Uyu mugabo arangije aramubwira ati ntago nabyemera, ati njye nakubwiye yuko ntatera inda y'umukobwa, ati ahubwo uwo mwana ufite ahantu wamukuye, ati njye ibyo ntago nabyemera. Barakwereka uyu mugabo yatangiye kuza gukubita umugore, kandi uyu mugore yarageze igihe cyo kubyara. Uyu mugabo yaraje ahita amuhirika ku ntebe. Umugore arababara, aramubwira ati mbabarira, ati urabona yuko n'igihe cyo kubyara cyanjye kigeze, ati ubwo rero kandi nta nubwo ari njye wabyitiyemo. Uyu mugabo arangije aravuga ati ibyo ntago bindeba, ati iyo nda, ati ngiye kuyikuramo kugira ngo ubone yuko byo binambabaje. Uyu mugabo akomeza atoteza umugore, kandi yarageze igihe cyo kuja kubyara. Maze uyu mugore arabyumva, aravuga ati oya, ati ntago bishoboka,
ati byihorere. Uyu mugabo aramubwira ati ngiye kukwereka uwo ndi we sahizi aka kanya. Barakwereka uyu mugabo yaje gukubita uyu mugore. Nyagasani, uyu mugore yigwanyeho arangije abamuhiritse ku ruhande. Imbaraga z'Imana zaje gukora. Barakwereka uyu mugore yatangiye kwirukanka n'umugabo wari kumwirukankaho. Ibyo nibyo tuganiriraga. Nibwo uyu mugore yaje yisanga mu gisagara, yisanga ari kubyarira ahantu hatari akenda na kamwe. Maze uyu mugore abwira uyu mugeni ati nababaye, ati bitewe n'umugabo wanjye David, ukurikire filime witonze. Maze uyu mugore arangije avuga ati David, ati wow, ati yituranwa n'umugabo wanjye ngiye gusezerana nawe. Ati nanjye buri uko ndeba, ati ngiye gusezerana. Ati gusa Imana ishimwe yuko wabyaye akana kandi kazima gafite ubuzima buzira umuze. Uyu mugore aravuga ati buriya hari impamvu Imana iba yemeye kubicamo. Maze arangije aravuga ati reka nkwereke ifoto y'umugabo wanjye tugiye gusezerana, ukurikirane filime witonze. Maze arangije aravuga ati reba ifoto y'umugabo wanjye tugiye gusezerana, ukurikirane filime witonze, uraza kugenda waryoherwa. Maze arangije yereka Esther ifoto agiye gusezerana y'umugabo agiye gusezerana nawe. Esther atangira gutungurwa. Nyagasani, ubwo barakwereka batangiye kureba iyi foto. Uyu mukobwa aravuga ati uyu niwe mugabo wanjye, ati nanjye yitwa David. Maze Esther arebye aravuga ati uyu ni umugabo wawe, ati niwe mugiye gusezerana, ati nanjye ko ari we mugabo wanjye. Maze uyu mugeni aravuga ati oya, ati uyu ni umugabo wanjye ndetse dufitanye n'ubukwe uyu munsi, ati ahubwo ubu ndakeka namukereje. Nyagasani, ibi bintu birakomeye. Esther aravuga ati uyu ni umugabo wanjye tubana mu nzu, ati ndetse niwe nakuganiriraga wankoreraga biriya bintu bibi. Maze uyu mugore aravuga ati si ibi bintu birashoboka. Ubwo ndavuga uyu mugeni aravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Ati yaba ari umugabo wawe gute? Ati nanjye tugiye gusezerana, ati dufitanye ubukwe, ati kandi yambwiye yuko ari umusore. Nyagasani, ukurikire filime witonze, iraza kugenda yaryoha. Maze uyu mugore arangije aravuga ati reka nkwereke ibintu ngiye kwikorera, ibyo ngibyo byihorere. Ubwo uyu mugeni yafashe umwanzuro, ntabwo tuzi ngo agiye gukora iki. Nyagasani, ukurikirane filime witonze gusa uraza kugenda waryoherwa. Ntibwatinze barakwereka kwa padiri. Dore ngo na padiri yari yarakaye kubera ko yari ategereje umugeni yamubuze. Umugeni we ahari turahazi, ndetse n'uyu mugabo yaramutegereje. Ubwo ako kanya barakwereka umugeni yavuyeyo, ndetse ava afite n'umwana. Uyu mugabo yaratangaye, yarumiwe. David, ubwo niwe ndi kuvuga. Umugeni yavuyeyo afite umwana mu kiliziya. Nyagasani, abantu bose baramurebye barumigwa. Barakwerekana mushiki wa David yarabibonye, aravuga ati nabivugaga ko afite umwana. N'abandi bantu bose baravuga ati ni gute uyu mugeni aje gusezerana afite umwana? Yaje imbere ya David arangije aravuga ati ibi bintu ntabwo wari warabimbwiye. Ati ni gute nabana nawe ufite umwana? Ati ntabwo wari warabimbwiye, ukurikirane filime witonze. Maze David barakwereka yarababaye, ndetse ariko bita ako kanya. Maze uyu mugore arangije aravuga ati si njyewe kutari warambwiye ko ufite umugore? Ati byose nabimenyeje, ati byose nabimenye, ati ndetse n'uyu mwana umenye ko ari uwawe, ukurikira filime witonze. Ati uyu mwana umenye ko ari umwana wawe wabyaranye na Esther umugore wawe, warangiza ukamutoteza ukamugirira nabi. Ukurikire filime. Barakwereka ako kanya Esther yavuyeyo, ndetse avayo ari kumwe abapolisi babiri. David kari kamubayeho. Ibyari ibyishimo bigiye kuba ibindi. Ubwo uyu mugeni yagumye toteza David, ariko uvuga ati umugabo w'umugome gusa, ndetse w'umuhemu. Ati reba ukuntu wambeshe, n'igihe nagutakajeho uri kumbwira yuko uri umusore. Maze David aramubwira ati ibyo byirengagize niba unkunda by'ukuri. Ati kandi wirengagize yuko mfite n'umugore. Maze uyu mugeni aramubwira ati ibyo ntabwo nabyemera. Ati ni gute?
njye ntabyirengagiza, ukurikirane filime witonze. Uyu mugore aravuga ati umugabo w'imbwa gusa, umugabo utagira epfo na ruguru. Uyu mugeni yakomeje gusomera David, aramubwira ati wagakwiye gupfa, ati ubundi ni uko kwica abantu bitemewe, ati wagakwiye no gupfa. David yarumiwe, ubwo na padiri uri hano yari ari kubireba. Uyu mugeni arangije abwira abapolisi ati nimukora akazi kanyu, ati nimujana ingegera. Ubwo polisi yaje gufata uyu mugabo, iri kuvuga uyu mugabo atangira kwiseganya, ari kuvuga ati oya, ati ntibishoboka, ati ni gute wakora ibi bintu. Ubwo uyu mugabo ntabwo gusaba imbabazi ntabwo byari bigikunze, maze uyu mugore Esther aravuga ati nibakujane, ati umugabo w'umugome gusa. Maze abandi bantu bose bari mu kiliziya baratangaye ndetse barumiwe kubona uyu mugabo, bari baje gutahira ubukwe. Nyagasani byari bikaze. Ubwo David yakomeje kwiseganya, ariko twese tuzi yuko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Baramujyanye bamujyana imabuso. Uyu mugore, uyu mugeni ndetse n'uyu mugore Esther basigara hano. Uyu mugore Esther aramubwira ati ndishimye kubera ko wamfashije, ati kandi mbashe kugushimira, ati uri umuntu mwiza, ni ukuri kw'Imana, ati nta hantu uhuriye n'abandi bose bo mu iyi si. Maze uyu mugore aravuga ati ikibanze ikiza ni ukugira neza, ati koko buriya umuntu wese ugize neza ntago avira mwaho, ati ahubwo iyo ageze imbere asanga iyo neza aho yagiye. Aramubwira ati ngiye kugufashanya n'uyu mwana wawe. Ubwo ngubwo barakwereka Esther nyuma yo kubabara yarongeye arishima, byaramurenze, yafashe akana ke. Ubwo na padiri yari ari kureba ndetse bari hano mu kiliziya. Uyu mugeni yaramufashije nta kuntu atagize, na filime yacu nikigana ku musozo naho ubutaha.